kandi mbona imigogo mu maso yabo kambi waba mumbwira nabi. Yes, reka nongere mbahereze ikaze bakunzi bacu, nangire mbasuhuza mbifurize gukomeza kugubwa neza aho muri mwese impande n'impande zitandukanye z'igihugu. Muri kubona iyi video muri kureba, abenshi muri mwebwe ibyishimo biri kubasaga, abandi bakababara, hari abo biri gushimisha, hari abo biri kubabaza, mbese impande n'impande zitandukanye, buri wese ari kubifata bitewe nuko abishaka. Aka kanya rero muri kubona iyi video iri gutrendinga, iyi video yasakaye ku mbuga nkoranyambaga na yindi ni video aho Pastor Mutesi ari mu modoka atwawe n'umugabo we, ubu ngo bamaje gusezerana mu buryo bw'amategeko. Harimo akarimbo kagira gati genda ubabwire kubona kunze, nigeze nita ku mabwire, genda ubabwire kubona kunze atari marayika. Iyi ndirimbo hano urabona ko Pastor Mutesi mu gusora aya mashusho akifashishamo indirimbo kwari nko gusubiza abantu bose bari gukomeza kugenda bavuga bashaka kubinjira ku muryango wabo, bashaka kubumvisha uburyo atarakwiranye na Ferdinand, bashaka kubumvisha uburyo atarakwiriye kubana na Ferdinand, cyane ko uyu mugabo Ferdinand nyuma yo guhura na Pastor Mutesi kugera ku rwego rw'aho basezeranye, bakaba barasezeranye mu mategeko nk'umugabo wiwe, haje kuza ibihuha byinshi, haza amakuru menshi agenda avuga nabi uyu mugabo, ariko abantu bakanga kwirengagiza ko uwo bita Pastor Mutesi nawe bakavuga bati nawe ntago ari shyashya. Bakavuga bati Pastor Mutesi amaje kuba yakora divorce zirenga ebyiri, ngo harimo ngo n'uwitabye Imana ubushize nawe babendaga gushakana, ubu ngubu uyu Ferdinand ngo akaba ari uwa kane. So urumva ko abantu benshi bari kugenda bazana ibyabo, bavuga ibyabo ibihuha. Hari abakobwa baza bakavuga bati Ferdinand ngo twararyamanye, bati Ferdinand ngo twarakundanaga. Harimo umukobwa nakoresha ikiganiro ejo bundi, yakoze ikiganiro avuga ko Ferdinand bari batuye muri quartier zimwe, avuga ibintu Ferdinand agendaga gukora nyine bya bindi by'imyaka ya gisore, byose byo kuvuga wenda kwa yahura n'abakobwa, yajya mu buzima butandukanye, yanywa inzoga, yakora buri kimwe cyose nyine byo buzima bwa gisore. Ariko abantu bati umuntu arahinduka, cyane ko n'ubundi bavuga ko byabaye mu myaka 2 yashize. Nuko rero uyu Pastor Mutesi yagiye yumva byinshi n'undi kuri Ferdinand, haza n'umuvuga butumwa bita Sandrine, araza gukora ikiganiro aravuga ati uyu Ferdinand ngo twarabanye mu nzu, uyu Ferdinand yaje mu cyumba cyanjye, birangira dukundanye, yansezanyaga ko tuzabana. Nawe nyine yumvikanisha ko nawe yarafitanye umubano wihariye we na Ferdinand, ndetse kandi aravuga ati ngewe nari indaya Ferdinand, ati ngewe ndabyemera ko nabaye indaya Ferdinand, kuko nge nemera ko ngo nabaye indaya y'umugabo wanjye waneye inda twabyaranye, nkongera nkaba indaya y'uwo bita Ferdinand. Ariko se aka kanya Ferdinand ko yamusize ubu ni indaya yandi? Hari abantu bahita bibaza ku kabazo bati suriye muntu nimba ari indaya y'uyu mugabo ubu aka kanya aragumiwe, cyangwa arajya gushaka abandi bakiriya, arajya gushaka abandi bantu bamugura, arajya gushaka undi mukiriya, nyine umukiriya wazo nyine niko babyiteye, arashaka undi mukiriya w'indaya. Ubwo urumva ko hano iyo ari kuvuga ngo yabaye indaya Ferdinand, bibashatse kumvikanisha ko na Ferdinand yari indaya kandi yari umukiriya wazo. Bavuga ko nta mugabo uba indaya, ubwo urumva yari umukiriya wazo. So nuko ngo rero iyi ni inkuru nabwo iri trend muri iyi minsi, ni inkuru iri gusakara ku mbuga nkoranyambaga cyane ahantu henshi hatandukanye. Ahantu hose ni Pastor Mutesi yakoranye ubukwe na Ferdinand, Pastor Mutesi byagenze gutya. Ariko we yaraje aravuga ati amakosa yose ya Ferdinand n'ayanjye. Kuba Ferdinand anywe inzoga ngo ni ikosa rya Pastor Mutesi, kuba Ferdinand yaragiye muri abo badamu, muri abo bagore, ngo ni ikosa rya Pastor Mutesi. Ibi byose nibye bitewe nuko ngo we ari we watinze kumugeraho ngo bikundanire ave muri ibyo byose. Niko Pastor Mutesi yasubije. Urumva ko abantu bose bari barimo baragenda babyibazaho, bibaza ku mubano wabo batese bazashobokana. We yabasubije hagati ubundi bibareba bite iby'urugo rwacu, kandi koko ntago bibareba, kuko urumva nimba bamaranye igihe kitari gitoya, nekereza ko ibyo byose hari byinshi yabwiwe, hari byinshi yabonye. Ndetse kandi Pastor Mutesi ni umuntu ukuze, kandi na Ferdinand ni umuntu ukuze, kandi buri muntu wese, buri musore wese agira ubuzima acamo, agira inzira acamo z'ubuzima bwe kugira ngo agire ahagire. Rero ntago wajaginga ngo uvuge ngo
ngo Ferdinand ngo nagakoranye na Pastor Mutesi, kuko Ivan na Pastor Mutesi nawe hari byinshi yakoze. Nawe nkuko sinzi nimba ari wabivuze avuga ko nawe hari ibyaha yakoze. Nta muntu nyine ubutarakoze ibyaha, nta muntu w'intungane. Uyu munsi rero iyi niyo mpamvu yafashe akavideo bibere mu modoka, bibere mu munyenga w'urukundo. Rero umugabo muri kubona amashusho meza, ariko nureba inyuma urabona umuhanda w'igitaka. Ushobora kwibaza uti se reba neza hari ahantu, ayibaza se bari gutemberera hehe? Bari bavuye kwigura akabanza cyangwa bari bavuye kwirisurira ahantu bazatura, ntawamenya. Ariko icyambere cyo nuko ubona ko bita Ferdinand yitwariye rwose umugore wiwe. Umugore ari mu rukundo, urabona meta mugombe mugibone, ndetse n'akaboko umubone ko ari agatoki ku kandi. Abavuga bavuge, abayomba bayombe. Hari umuntu wajya kubivuga nyine ngo abagamba ntibagambe nyine. Ubwo urumva ko reba hano ukuntu baba bameze. Umwana yafashe agatoki mu kandi kabisa, bari kurebana neza cyane, ubona ko bari mu rukundo, umunyenga w'urukundo. Ubona hano Pastor Mutesi rwose yasuye, bavuga ko yasuye bwana, urabona ko ari mu rukundo. Urabona ukuntu yimereye, namwe mugashaka kumuzaniraho imitima mibi ngo umugabo we ngo ibyo ntago akeneye kubyumva, nta n'umwanya wabyo uyu mudamu uyu mama acyafite, kuko umwanya afite munini ni umwanya w'urukundo rwiwe n'umukunzi wiwe Ferdinand. Na wundi mwanya afite rwose, ari gutekereza kukubaka kwiwe. Ariko abantu bakaza bagatera comment ati ibi bintu koko Pastor Mutesi ari kwishoramo, ibi ni ibiki, ibi ni ibiki n'ibiki. Abantu bakatera comment bati ibi byo bintu bizagukoraho, bati ibi bintu koko washatse undi mukozi w'Imana. Abantu bakaza kwibaza ati se ne gute ubundi abantu bahurira mu byumba by'amasengesho? Ese koko bya byumba by'amasengesho ni biriya biberamo? Urumva abantu nyine bagenda bibaza ibintu byinshi bitandukanye. Gusa nyine nta byinshi navuga kuri iyi nkuru ya Pastor Mutesi. Murabizi ko Pastor Mutesi yagiye avugwa kenshi cyane. Kenshi abantu bazi Pastor Mutesi, yuze Pastor Mutesi wumva na Pastor Claude, kuko Pastor Claude nimba navuga ngo ni inshuti ya hafi, nimba navuga ngo ni umukompetite wa hafi, ariko ni wa muntu iyo uze Pastor Mutesi wumva na Pastor Claude. Kuko Pastor Claude yigeze kuvuga ngo nimba Pastor Mutesi yaramusabye aramwima, undi avuga ibintu byinshi cyane, birimo uburaya bwinshi butandukanye. So aka kanya rero muri kano kanya biracanganye cyane. Reka dutegereze, kuko bita Pastor Claude none arimo araza agakora ibiganiro byiza bishima Pastor Mutesi, avuga ati rwose abamurwanya rwose mureke kumurwanya, agomba gukunda, mwimubuza gukunda. Ibyo bya divorce muri kuzana ni ibiki? Ibyo byahise muri kuzana ni ibiki? Rwose nanjye reka rwose nanaboneraho kubabwira ati ubundi wa mugani mwabaritse, urabona bataberanye, batameze neza, barishimye. Kandi rwose ibiganiro kuri YouTube ntago biri gusiba, ibyinshi abiza bivuga uyu mugabo byagenze gutya, Pastor Mutesi byagenze gutya. No kwa ngo bombi bakundanye cyangwa se bemezanyije kubana, ariko bose bazi, buri wese azi ibi bya mugenzi we. So rero niyo mpamvu aka kanya n'ubundi tugomba kubwira abantu bose, nimba navuga abantu bose bagerageza kwivanga mu ngo z'abandi, bajye bagabanya, kuko nta kintu bifashe. Urabona ko amagambo yose abantu bavuze, ariko urabona ko bose baracyari kumwe rwose, bameranye neza cyane rwose. Wagira ngo nta n'icyabaye, ahubwo bari kugumya babahereza ibyo mwivugira, bati mukomeze muvuge, twebwe tumeze neza kandi turi busy mu byacu, ntago tubitayeho neza ko turi kwikorera ibyacu, turaza kumva amatiku yanyu wapi. Avuti mwege mukomeze muvuge, uwo bita Pastor Mutesi rero n'ubundi we urumva we nejo undi avuze ko uyu nguyu ari inama ze, yafashe umwe mu nama ze akavuga ati reka nirerera akatama kanjye neza rwose, mureke kunderanja, mureke kumvangira. Ni byiza byinshi rero ni byinshi twagenda tuvuga byaranze uyu munsi. Reka duhinira ahangaha tuvuge kuri inkuru ya Pastor Mutesi, babwire ko in time ugomba kuba muri ready, natwe tuba turi ready kuba twabatamo update. Mwebwe ko kabisa mukore subscribe, dukomeze tugendane 5 kuri 5. Gahunda ni gukora subscribe kuri Stream Jesus TV, tugakomeza tukagendana, nuzigenda rimwe ucikanwa n'ibiganiro byinshi tubagezaho uko bwije nuko bukeye. Kora subscribe kuri Stream Jesus TV. Hari n'abavuga kwibutsa gukanda kukazogera, nawe nubona ari ngombwa ko wanakana nako kazogera ugakandeho, ndetse kandi ikintu cyose ubona ari ngombwa ko cyaduteza imbere ugikore, kandi yaba inama n'ibitekerezo
munsi muri comment haba harimo nimero ya telefone ushobora guhamagara ukagira icyo tubwira, yaba hari n'ababa bashaka gutanga ibiganiro n'ibindi byose aho bitandukanye. So kora subscribe rero dukomeze tugendane 5 kuri 5. Iyi ni Slim Jesus TV.